mwifurije gusenga mu izina rya Yesu. Mukundwa nshuti y'umusaraba, mwifurije gusenga. Gusenga kuradutinyura, gusenga kutwambutsa ibihe kukadusingiriza ibindi, gusenga kudufatisha imbibi zigiye zitandukanye. Mwifurije gusenga mu izina rya Yesu. Kwizera nk'uko Aburahamu. Nongere kubasuhuza, muraho amahoro y'Umwami Yesu nabane namwe. Inshuti z'umusaraba, twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje, muri kumwe na Nzabanura Patrick. Nsuhuje mwe mwese muri mu mpande z'isi zitandukanye, abari muri Amerika, abari Canada, ndetse n'abandi mwese abari mu Bufaransa, n'abandi bose bari muri Aziya, n'abari hano iwacu muri Afurika. Amahoro y'Umwami Yesu nabane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'Isarura 12 TV, ariyo mukurikiraniraho ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. Reka dutangire dusenga, hama tuganire ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana isumba byose, tugushimiye ubuntu n'imbabazi udahwema kutugirira. Twebwe abateraniye hano kugira ngo tuganirire hamwe ijambo ry'Imana, turasenze kugira ngo abadukurikira bari mu mpande zitandukanye z'isi, abari kure n'abari bugufiya, abasore n'abakobwa, abagabo ndetse n'abadamu, turasenze ngo umwuka wera n'imbaraga y'Imana isumba byose igote ubuzima bwabo. Iri jambo rigere kure, rigira imbaraga kandi rigire imbaraga zo kurema no kubeshaho ikitari kiriho. Tugushimiye ko uri Imana yumva kandi ukaba Imana ikora. Ngaho bana na buri muntu wese tubisenze tubisaba Imana twizeye Kristo. Amen. Bene data bakundwa, ndabasuhuje. Yesu abaho umugisha cyane. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cy'Itangiriro, igice ni cya 15 umurongo wa 6, ndetse turaba turi ku ntego y'ijambo ivuga ngo Imana iduhe gusenga nk'ukwa Aburahamu, kwizera nk'ukwa Aburahamu, gukiranuka nk'ukwa Yobu, ndetse gusenga nk'ukwa Danieli. Yes, kwizera nk'ukwa Aburahamu, ndetse gusenga nk'ukwa Danieli, ndetse gukiranuka nk'ukwa Yobu. Niyo ntego tugendaho kandi Yesu abaho umugisha cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana hano nyine mu Itangiriro 15 umurongo waho wa 6. Turaza gusimbuka dusome na muri Danieli ibice byaho 6 n'umurongo waho wa 12. Yesu abahe umugisha mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, nuko yizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka, Imana itugire neza. Turisubiyemo, nuko yizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka, Imana itugirire ubuntu cyane. Reka dusimbuke dusome Danieli igice cyaho ni igice cya 6 umurongo waho ni umurongo wa 12. Danieli 16 umurongo wa 12. Haravuze ngo, bukeye babagabo baraterana, bagenda basanga Danieli asenga Imana ye, ayinginga Imana itugire neza. Bukeye babagabo baraterana, bagenda basanga Danieli asenga Imana ye, ayinginga Imana itugirire ubuntu cyane. Bakundwa inshuti z'umusaraba wa Yesu, nagira ngo mbabwire ngo amagambo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi wa none ni amagambo avuga ku kwizera ndetse no gukiranuka ndetse no kugusenga. Niyo ntego y'ijambo, kwizera no gukiranuka ndetse no gusenga. Ari nayo magambo dusomye tugiye gushingiraho. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze hano mu Itangiriro ibice 15 umurongo waho wa 6. Haratubwiye ngo, nuko yizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka. Ninde wizeye Uwiteka
yarangiza kwizera Uwiteka, Uwiteka akabivunjamo abihwanyije no gukiranuka kwe. Uyu ni Aburahamu. Iki gihe yari ataritwa Aburahamu, yari akitwa Aburamu, kuko yari atarahindurirwa izina. Amaze guhindurirwa izina nibwo yiswe Aburahamu. Iki gihe yari akitwa Aburamu. Rero Aburamu amaze kwizera ngo Uwiteka ngo abimuhwaniriza no gukiranuka. Mu ijambo dusomye hano mu Itangiriro igice cyaho cya 15 murongo wa 6 uhereye ku murongo wa 1, Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga neza yuko Aburahamu ni igihe yari yaramaze kumvira Imana. Ese ubundi Aburahamu yumviye Imana ryari cyangwa yizera Imana ryari? Ndagira ngo tuganire ku ijambo bita kwizera. Hari igihe umuntu atunga akaba mu buzima bwo gushidikanya, ariko nagira ngo mbwire ngo hari abantu bagira kwizera kwagutse. Kwizera kwabo kukabahesha imbaraga zo guhabwa n'Imana kubwo gukiranuka. Izina ry'Imana yacu ririhabwa icyubahiro cyane. Aburahamu muramuzi, ni mwene Aburahamu ni mwene Tera. Uyu nguyu yari wese wa Aburahamu. Bibiliya ivuga yuko Aburahamu yahamagawe n'Imana. Iyo usomye mu gice cya 12 uhereye ku murongo waho wa 1, Bibiliya ivuga ngo nuko Imana ihamagara Aburahamu, ariko imuhamagara imuha itegeko. Iramuhamagara amugira ngo yewe Aburahamu, ndagutegetse siga igihugu cyanyu, usige n'umuryango wawe, usige n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu ahaguruka nicyo bita kwizera. Ahagurukana kwizera kutoroshye, kwari gukomeye. Nk'uko nawe Imana yaguhamagara kandi iguhamagarira kugira ngo ugenda bahuri. Benshi bafite icyo bita umuhamagaro, ndetse iyo tuvuga ko turi ababwirizabutumwa bwiza, dukunda kuvuga ko turi ababwirizabutumwa bwiza ndetse b'umuhamagaro. Twanahamagawe, ibyo dukora twarabihamagariwe, si ibintu by'imangukano. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu muhamagaro duhamagarwa uhabwa imbaraga iyo umuntu agize kugira gute? Kwizera. Aburahamu rero nubwo buryo yahamagawemo, wenda tuzabigarukaho turebe Aburahamu ahamagarwa ndetse yahamagawe ryari. Ese yahamagawe abwirwa kujya hehe? Yabwirwaga kujya mu gihugu Imana izamwereka. Ese Aburahamu yarabikoze cyangwa ntiyabikoze? Ariko Bibiliya igaragaza ko Aburahamu yabikoze. Ahaguruka nk'uko Imana yamuhamagaye. Mukundwa nshuti y'umusaraba, icyo turiho turi ku ijambo bita kwizera. Ntabwo ari ku magambo avuga amateka ya Aburahamu. Nitujya kuganira ku mateka ya Aburahamu tuzayagarukaho, ahubwo nshaka kuvuga ku kwizera kudusingiriza gukiranuka nako kudusingiriza kumenya gusenga nako kuturenza izindi mbibi, gusenga ko ndaza kubabwira aho kutunyuza Imana yacu itugirire neza. Nuko Bibiliya iratubwiye ngo Aburahamu yizera Uwiteka, ngo Uwiteka abihwanyamo no gukiranuka. Ese ninde muntu gukiranuka kuva guki? Undi mugabo Bibiliya igaragaza ko yakiranutse, ndetse agakiranuka mu bihe byari bigoye, mu bihe by'urupfu no mu bihe by'inzara no mu bihe by'uburwayi, agakomeza agakiranuka, no mu bihe byo kubura ibyo yari atunze agakomeza agakiranuka. Ni umugabo bita Yobu. Bibiliya isomye igitabo cya Yobu kigaragaza amateka y'umugabo bita Yobu n'uburyo kiyakiranutse. Iyo usomye mu gice cya 1 cy'igitabo cya Yobu ukagisoma uhereye ku murongo ngire ngo wa 15, uzahasanga ubw'Imana yari irimo yirata Yobu, imwiratira Satani. Satani ashora ibirego yuko impamvu ari uko yahawe ibintu byinshi. Ariko uyu mugabo bita uyu mugabo bita Yobu ngo arangije agabwaho n'igitero na Satani. Imana ibyemeye ngo kugira ngo igaragarize ko Imana igaragarize ko Satani Yobu ari umukiranutsi wayo, yubaha, ikunda kandi ukiranuka muri byose. Hari abantu bakiranuka ku bintu runaka, ariko bagera ku bindi byo ntibishoboke. Hari abantu bashobora gukiranuka ku byo kurya, ariko byagera ku mafaranga ntibakiranuke. Hari abantu bakiranuka mu bucuruzi, ariko bagera mu bindi ntibabashe gukiranuka. Mbese ndashaka kuvuga ku cyo bita kwizera. Iki gihe Aburahamu rero abwirwa yizera Uwiteka akabimuhwaniriza no gukiranuka. Mu gice dusomye cya 15, Imana yari imaze guhamagara Aburahamu, iramubwira ngo humura Aburahamu, nzakubera ingabo igukingira ndetse uzagororerwe ingororano ikomeye. Mu gice cya 1
Aburahamu ahita abaza Imana, uzangororera ngororano ki kandi ubizi ko ngenda ndi incike? Na Eliyezeri w'umunyadamasiko wavukiye mu rugo rwanjye ari nawe uzaragwa ibyanjye. Bibiliya igaragaza yuko rero Imana yamubwiye, iramubwira ngo uzakomoka mu rukigi rwawe niwe uzaragwa ibyawe. Bibiliya iratubwira ngo nuko Aburahamu yizera Uwiteka bimuhwaniriza no gukiranuka. Hano rero kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya yuko ibyo utabonesha amaso yawe bishobora kuzabaho. Kwizera ni ukumva ubwiwe n'Imana ikakubwira ngo mwana wanjye, nzakwagura, nzaguhindura umwe mu bantu bakomeye. Ndetse wareba mu gisekuru uvukamo, wareba mu muryango ukomokamo, wareba yuko nta n'amashuri wenda unagira cyangwa se nayo ufite, nta buryo bwo kubona gisunika yo kubona aho ugera, warangiza ukizera Imana ivuganye nawe ko izaguhindura ukomeye, ukiyakira nk'umuntu uzaba ukomeye. Icyo nicyo bita kwizera gufite pawa iri hejuru. Rero bene data bakundwa, ni iki nshaka kukubwira? Nshaka kukubwira ngo saba Imana iguhe kwizera, kandi kwizera gufite imbaraga, kwizera kwagukiza no mu gihe cy'urupfu. Imana yacu itugirira ubuntu cyane. Aburahamu rero ngo yizera Imana, yizera ko ibyo imubwiye ari ukuri, yizera ko uzakomoka mu rukigirwe ari we uzaragwa ibye, ngo ahita abyizera. Ngo Imana ibona kwizera Aburahamu agize, ngo Imana ihita ibivunjamo ibihwanya no gukiranuka kwe. Imana ihita ibona yuko Aburahamu ayikiranutseho kubwo kuyizera, kandi yizeye ko ibyo imubwiye atabirebesheje iki? Amaso. Mukundwa nshuti y'umusaraba wa Yesu, nagira ngo mbwire ngo kwizera Imana igushakaho ni ukwizera yuko ibyo Imana ikubwiye, kabone n'ubwo ubona nta gacu, kabone n'ubwo ubona nta cyerekezo, kabone n'ubwo ubona nta nzira, ariko Imana yagira gute? Imana yabivunjamo ikintu cy'ukuri. Imana yabona uko kwizera ugize, igahita ibinganyisha ibikuvunjiramo no gukiranuka. Icyo nicyo bita gukiranuka. Gukiranuka tugiye kukugarukaho, twakuvuze kuri Yobu yakiranutse abura abana, akiranuka abura imitungo, akiranuka abura amafaranga, akiranuka abura ubuzima bw'abana biwe. Ngo muri ibyo byose byabaye kuri Yobu, ngo ntiyigeze abitukira Imana cyangwa abiyihererezeho. Yaravuze ngo Uwiteka himbazwe, we wabimpaye akaba ari nawe ubyishubije, birangira ashimye. Imana rero ihora imubonamo nk'umukiranutsi. Mukundwa nshuti y'umusaraba, uri umukristo, ushobora kuba uri umubwirizabutumwa bwiza, ushobora kuba uri umunyamasengesho, ushobora kuba uri umuhanuzi, ushobora kuba uri n'umukristo. Nagira ngo nkubwire ngo uwo uri we wese, icyo usabwa, ukwiye gusaba Imana ikaguha kwizera, kandi kwizera kuguhesha gukiranuka, kandi ukagera gusenga nk'uko Daniel yaragize gute? Yari afite. Bitewe n'igihe cyacu tugira ngo tuganire aya magambo bita kwizera. Kwizera nuko nguko, niyo shusho yo kwizera. Kwizera nuko wizera ibintu bitariho ariko ukabyizera nk'ibiriho, nk'ubireba kandi bidahari. Icyo gihe abandi mubarebera mu buryo busanzwe bw'imibereho babyita gusara, babyita ibisazi. Noneho ku banyamasengesho no kubize n'abavuga ibijyanye na Bibiliya, abasomyi ba Bibiliya bakabyita patusi, bivuze ngo ni ibisazi bitagatifu. Ni ukuvuga ngo ni ugusara mu buryo butagatifuje, atari uburyo bwo kwizera. Mbese kwizera ukavuga ati nzagura imodoka, nyamara ubona nta n'igare, ariko ukumva yuko uzayigura. Uko niko bita kwizera. Kwizera kw'Imana, Imana yo mu ijuru ikuguhe. Mwifurije kwizera mu izina ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Irindi jambo dusomye ni ijambo rivuga kuri Daniel, rivuze ku makuru n'amateka ya Daniel, ndetse biduha ishusho bita gusenga. Dusomye muri Daniel 6:12. Biravuze ngo ba bagabo baraterana basanga Daniel, bamusanga ngo arimo asenga yinginga Uwiteka Imana ye. Imana itugirire neza. Ba bagabo baraterana. Bantu nshuti z'umusaraba, buri muntu agira abantu bashobora kuba bamugenza, bahora bamukarasa mu cyiciro cyangwa mu rwego bamushakamo, abamubona nk'umusazi, abamwifuriza ko azapfa. Mbese buri muntu wese agira urwego agaragaramo, abonekwamo. Imana itugirire neza. Bibiliya iravuze ngo nuko Daniel, ngo ba bagabo baraterana, bamaze guterana, Bibiliya yavuze ngo bamaze guterana basanga Daniel ngo arimo asenga yinginga Uwiteka.
nagira ngo nkubwire ngo gusenga kudutinyura kunyura no mu biteye ubwoba, gusenga kutunyuza n'aho abandi bantu batanyura, gusenga kutugaburira ibyo abandi batabasha kujya, gusenga kuduhagarika aho abandi badahagarara, gusenga kudutinyurira kuvugira aho abandi batavugira, gusenga kudutinyura guhamya ukuri abandi badatinyuka guhamya. Mwifurije gusenga mu izina rya Yesu. Mukundwa nshuti y'umusaraba, mwifurije gusenga. Gusenga kuradutinyura, gusenga kutwambutsa ibihe kukadusingiriza ibindi, gusenga kudufatisha imbibi zigiye zitandukanye. Mwifurije gusenga mu izina rya Yesu. Kwizera nk'uko Aburahamu, gukiranuka nk'uko Yobu, ndetse gusenga nk'uko Danieli. Nicyo nkusabiye wowe uneze amatwi, nkusabiye ngo Imana iguhe kwizera nk'uko Aburahamu yari afite. Aburahamu wizeye ibyo atareba, gukiranuka nk'uko Yobu. Yobu wakiranutse arimo abura byose, ariko nabiherereze ku Mana, agasoza ashima Imana avuga ngo niyo yabimpaye ni nayo ishimye kubitwara. Gusenga nk'uko Danieli, bamugambanira kugira ngo bamwice, ariko kandi ntiyacika intege. Bari bashizeho iminsi 30 yo gusenga, umwami asenga asaba nta wundi muntu usenga, ariko bashyiraho n'itegeko ry'urwobo rw'intare yuko zizaba ari we zijya. Ariko Danieli ntiyatinya urupfu, atinyuka gusenga no mu gihe urupfu rumusatiriye. Ujye usenga niyo waba urwaye, ujye usenga waba ufite amafaranga, ujye usenga utanayafite, ujye usenga kandi usengane kwizera. Imana izabiremamo intwari ikomeye, ndetse izagucira inzira aho abandi batabona inzira mu izina rya Yesu. Gira kwizera gukomoka muri Kristo Yesu. Yemwe bakunzi b'Isarura 12 TV, mbasabiye gusenga no kwizera mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Rero ndabashimiye aho muherereye hose. Icyo nari mbasabiye, icyo nabifurizaga ndetse nabifurizaga ku Mana, nuko mwagira kwizera nk'uko Aburahamu yari afite, gukiranuka nk'uko Yobu yakiranutsemo. Ushobora kuba uri mu kaga, ariko ntibikuze gukiranuka kw'Imana muri wowe. Ushobora kuba uri mu bibazo, ntibiguca imbaraga mu gusenga. Na Danieli yasenze mu gihe cy'ibibazo cyari cyoroshye, ariko arasenga bimusingiriza icyo yagombaga gusingira. Kubwo gusenga aratinyuka. Gusenga biradutinyura. Yesu abaha umugisha. Reka dushime Imana aho muherereye. Imana ibaha umugisha, kandi Imana iyo barebe neza ibishimire, ibamurikishirize mu maso hayo heza, ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndasengeye mwene data mushiki wacu waruneze amatwi. Musabiye kwizera nk'uko Aburahamu yari afite, musabiye gukiranuka nk'uko Yobu yari afite, musabiye gusenga nk'uko Danieli yari afite. Danieli yasenze atinyuka, nyamara bamukangishije urupfu. Danieli yasenze atinyutse, bamwereka yuko intare ziri bumutanyaguze, ariko arasenga. Badetala bonesha, ndasenze kugira ngo buri muntu wese uneze amatwi, yaba ari mu burwayi, atinyuke gusenga. Gusenga gukura umuntu mu rupfu kukamushyira mu buzima. Gusenga gukura umuntu mu burwayi kukamushyira mu buzima. Gusenga gukura umuntu mu bukene kukamushyira mu bukire. Gusenga niko mbasabiye. Uyu wari urwaye umuha imbaraga, uyu wari uboshye abohoke, uyu wari uhuye n'akaga n'amageragezwa n'ingorane z'uburyo butari bumwe, Imana imutabare. N'umutabazi utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Umugisha n'amahoro ye nimuboneke kuri mwene data, ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu mbisabye. Amen. Shalom.